ni Ubwino TV Rwanda, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho mudukurikira muherereye, abari hano mu gihugu, abari hanze y'igihugu, mwese turabasuhuje kandi tunabahereza ikaze muri iki kiganiro cyacu tujye kugirana. Ntazi iminota kiri buze kumara, ariko ndizera ko kiraza kuba cyiza cyane hagati yanjye ndetse namwe. Reka mbasabe mukande subscribe, batarakanda subscribe, namwe mwakanze subscribe ndabinginze mukande like, hanyuma twereke ko mudukunda cyane rwose, mukunda ibiganiro dukora buri munsi. Turaje ngo n'ubundi turebere hamwe amakuru ari kuvugwa muri APR Football Club aka kanya, aho ibintu byatangiye cyangwa se byahinduye isura hari ishyorongi. Ni inkuru rwose yabaye kimomo ku gicamunsi, nibwo amakuru yaje kuba ajya hanze ko General Mubaraka Muganga yasabye abakinnyi ba APR Football Club kureka gutsinda igitego kimwe. Mu by'ukuri umuyobozi w'icyubahiro wa APR Football Club General Mubaraka Muganga akaba yasabye abakinnyi b'ikipe kureka gutsinda igitego kimwe, ahubwo bagatsinda byinshi, dore ko kimwe nta mutekano wundi kiba gifite, nta stability gitanga kuri ekipe iba gifite, kuko isaha n'isaha gishobora kuba cyakishyurwa. Ni ku munsi w'ejo ku cyumweru hashize, ubwo umuyobozi w'icyubahiro yahuye n'abakozi b'ikipe mu rwego rwo kongera kubibutsa intego ndetse n'imyitwarire isanzwe iranga umukozi wa APR Football Club. Generali Mubaraka Muganga yabwiye ko APR ari ikipe y'ingabo z'igihugu irangwa n'intsinzi, ndetse ababwira ko gutsinda igitego kimwe nta mutekano kiba gifite, bityo ko basabwa gutsinda byinshi cyane kugira ngo babe bafite umutekano. Yabivuze muri aya magambo agira ati APR Football Club ni ikipe y'ingabo z'igihugu, niyo mpamvu yitwa Armée Patriotique Rwandaise mu rurimi rw'igifaransa. Mu magambo arambuye bwo ni APR. Iyi kipe rero ifite uko yabayeho, kuko ni ikipe irangwa n'intsinzi aho ariho hose, nta kunganya, nta gutsindwa, twe tubara intsinzi gusa. Ayo ni amagambo Chairman cyangwa se CDS, umuyobozi w'ikirenga wa APR Football Club General Mubaraka Muganga yararimo atangaza, abwira abagize staff y'ikipe ya APR Football Club, aba bakinnyi ndetse n'abatoza. No gutsinda rero igitego kimwe burya nta mutekano wacyo uba ufite, kuko isaha n'isaha bakwishyura, murasabwa gutsinda byinshi. Rero ni amagambo yakomeje avuga muri iyo nama yabahuje. Yakomeje abwira abakinnyi ko bakina bahererekanye neza, ariko bagera imbere y'izamu gutsinda bikanga, bityo ko bafite umukoro wo kubikosora kandi ko babifitiye ubushobozi, dore ko babongereyemo abakinnyi bashyashya. Aho yabivuze muri aya magambo agira ati ku mukino mwakinnye na Muhazi United narawukurikiye hafi iminota 70 yose, murakina mugahererekanya, ni byiza, ariko muragera imbere y'izamu sinzi uko bita bibagendekera, umupira ntabwo barangirira mu guhererekanya gusa. Oya, ni intsinzi mufite umukoro ku mukino ukurikira wo kwerekana ko mwakosoye ibyo byose tutishimye, kandi mubifitiye ubushobozi, kuko twabongereyemo amaraso mashya. Mbere mwakinaga muri abanyarwanda gusa, tubongereramo bagenzi banyu muri kumwe. Ubu buri wese rero arahembwa, abona uduhimbaza musyi, ati ntacyo mwakitwaza gihari, mwerekane ko APR FC ari ya yindi ihorana intsinzi, kuko nibyo byaturanze kuva na kera. Yababwiye kandi ko abakunzi ba APR Football Club bajya ku kibuga bashaka ibyishimo, ariko bakaba batari kubibaha uko bikwiriye. Yagize ati abakunzi ba APR Football Club baza ku kibuga bashaka ibyishimo, ariko ni muri kubibaha uko bikwiriye. Abafana nimwe mukwiriye gutuma baza ku kibuga, kuko nimwe mubaha ibyo byishimo. Ubutumwa bw'ibyo babifuzaho murabyumva neza ko ari intsinzi, mubyerekane kuri uyu wa gatatu muhura n'ikipe ya Bugesera. Kugeza ubu rero ikipe ya APR Football Club iri ku mwanya wa 10 n'amanota 11, ikaba izasubira mu kibuga ikina n'ikipe ya Bugesera Football Club ku wa gatatu mu mukino wo ku munsi wa kabiri w'ikirarane muri Kigali Pele Stadium saa 12. Muri APR Football Club murumva yuko rero ibintu byahinduye imirishyo, aho afande CDS yo yimanukiye rwose, ibintu bita bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Murabyibuka kuri match ya Azamu
afande CDS yari yahabaye atanga ubutumwa bibutsa APR Football Club ikipe iyo ariyo, bababwira ko atari ikipe yo gutsindwa mu by'ukuri, ari naho mu by'ukuri haje kuba hava yuko nyuma y'iryo jambo yatangaje kuri match yakurikiyeho ubwo bakinaga na ekipe ya Azamu, baje gukina umupira wo ku rwego rwo hejuru, batanga ibyo bari bafite byose, biza no kuvamo yuko baje gutanga resulta nziza cyane, baza gukuramo ikipe ya Azamu bakomeza mu kindi cyiciro gikurikiyeho. So n'ubu ngubu rero byari bikwiye ko afande CDS, umwe mu bakunzi wa APR Football Club, nta kintu na kimwe bashobora kumubeshya, kubera ko uyu nguyu afande mu by'ukuri umupira yarawukinnye, azi tekinike zawo zose. So APR FC ni ikipe bashoye amafaranga menshi cyane, yaba kuzana abo bakinnyi yashoye arenga miliyari, ntabwo ari uko bashobora kugira ngo baze banganye n'ikipe ya Muhazi, nabwo badakomveka, abafana ntabwo bishimye. Ni nayo mpamvu mu by'ukuri byabaye ngombwa ko uyu afande CDS yimanukira kubibutsa ikipe ya APR Football Club yari. Ubwo rero mwitege ko kuri match ya Bugesera y'ejo bundi, baramutse badakoze ibisabwa cyangwa se badakoze iyo bwabaga ngo batsinde ikipe ya Bugesera kandi munayitsinde bakomveka, igitego kimwe ntabwo gihagije mu by'ukuri, nacyo kikaboneka ibintu byakomeye byose, ntabwo ari ibintu byiza cyane mu by'ukuri. Ni nayo mpamvu rero kuri match y'ejo bundi, kuri match ya Bugesera bagomba gutsinda ibitego byinshi cyane, bagatsinda bakomveka. Bitaba ibyo rero bararamuka batsinzwe cyangwa bakanganya, hari benshi cyane bashobora kubigenderaho. Muribuka ko ikipe ya APR Football Club yigeze gufata umwanzuro kurukana abakinnyi barenga 10 bose muri murabyibuka ba Rugwiro bagenda n'abandi bakinnyi bagenzi babo ba Eranzi benshi cyane birukanwa muri APR Football Club, murabyibuka. So n'ubu ngubu rero mushaka kubona ikipe ya APR Football Club ikomeje kugenda gutya, hari benshi cyane bashobora kubigenderamo ku gasongero kabyo, akaba yakugenda umutoza Darikonovic bidasubirwaho, akaba yahabwa urupapuro rumwemerera kuba yagenda mu by'ukuri. Ubwo APR Football Club irakomeje imyitozo y'akasamutwe, yabaga no munsi yakomezaga Isorongi mu by'ukuri. Abasore bose barahari usibye uwitwa Dawuda, murabizi ko we n'ubundi ubusanzwe afite akabazo, ari kuvurwa mu by'ukuri hariya i Kanombe, ariko nawe arimo aragenda yoroherwa. Ariko match ya Bugesera ntabwo muri muze kumubona bikunze neza cyane, akaba kuzakina muri match izakurikiraho muri weekend. Reka rero muri APR Football Club tube turekeye ahangaha kabisa, twagira ngo tubageze ibyo afande CDS yaje aje kuganiriza abakinnyi babwira ati muhindure ibi n'ibi, ariko bikunze neza mu kanya gato dushobora kuza tukabagezaho n'ikijyanye n'imyitozo ya APR Football Club. Mu by'ukuri abakoze amavideo yose tuyabagezaho yose, mu by'ukuri nta handi muzajya mukura inkuru za APR Football Club uretse aha ku Bwino TV Rwanda. Niba utarakanda subscribe, ndakubwira yuko munyarwanda waracitswe niko amakuru ya APR Football Club n'ahanga abari mu by'ukuri. Reka tuve kuri iyo nkuru twerekeze kuri iyi ngiyi, aho tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri ku yindi nkuru nayo ifite aho ihurira n'ikipe ya APR Football Club. Ni inkuru ivuga ko kera kabaye umukino wa Rayon Sport ndetse na APR Football Club ugiye gukinwa, umukino w'ikirarane cyo ku munsi wa gatatu wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ugomba guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR Football Club, ugiye gukinwa nyuma y'uko wari umaze igihe usubikwa. Nk'uko amakuru abivuga, uyu mukino uzakinwa tariki ya 7 z'ukwezi gutaha kwa 12 saa 12 z'umugoroba muri Stade Amahoro, confirmed officiel. Uyu mukino Rayon Sport izaba yabakiriyemo umukeba wayo w'ibihe byose, ugiye gukinwa nyuma y'uko wari wasubitswe inshuro ebyiri zose ku ikubitiro. Wari gukinwa tariki ya 14 Nzeri 2024, ariko uhurira nuko APR Football Club yari ifite umukino ubanza wa CAF Champions League, byarangiye isezereye Azamu mu ijonjora rya mbere, yatsinze ibitego 2-0, ikomeza ku kinyuranyo cy'ibitego 2-1. Hanyuma Rwanda Premier League yaje gutangaza ko uyu mukino uzakinwa tariki ya 19 Ukwakira 2024, bihita byamaganirwa kure na APR Football Club yavugaga ko nta mpamvu ifatika yabanza gukina ikirarane cy'umunsi wa gatatu kandi ifite ibindi birarane bibiri, mu gihe kuri uwo munsi yari inafite umukino wa Gasogi United w'umunsi wa gatandatu wa shampiyona. Mu by'ukuri byaje kurangira rero n'ubundi iyo mikino isubitswe, aho Ferwafa na Rwanda Premier League
kubera imyiteguro y'ikipe y'igihugu yiteguraga guhura na Djibouti mu ijonjora rya cane mu mukino wabereye kuri stade Amahoro tariki ya 27 ukwakira 2024. Rayon Sport igiye gukina umukino iri mu bihe byiza cyane, aho kuri ubu ari iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 23 nyuma y'uko imaze imikino igera kuri 7 itsinda yikurikiranya. Ni mu gihe ikipe ya APR Football Club yo imaze iminsi itameze neza rwose abafana bayo, dore ko bari ubu ngubu bari ku mwanya wa bari mu myanya n'amanota, bafite amanota agera kuri 11 mu mukino 6 imaze gukina. Mu by'ukuri ntabwo APR yose imeze neza cyane. Hano ku Bwino TV Rwanda tubagezaho amakuru ya APR. Ni inkuru nayo yari ikenewe cyane kugira ngo mumenye ko ikipe ya APR Football Club ibintu byifashe mu by'ukuri. Ubwo rero nizera ko mwamaze kuba muryoherwa, izi nkuru tubagejejeho zabanogeye kabisa, zabaryoheye. Ubwo rero reka tuze kongera mu bindi biganiro biraza gukurikira, ibiganiro biri buze kwibanda cyane cyane ku myitozo ya APR Football Club, ariko mu kanya gato ndaje mbagezeho ibyo umuyobozi umwe mu makipe akomeye cyane hano mu Rwanda yaje kuba atangaza. Mukomeze mugire ibihe byiza, bye.